kuba umuntu yakwigarura imitima y'abantu akigwizaho igikundiro ndetse akaba icyamamare ariko akarangwa no kwicisha bugufi, si ibya buri wese, ni imbona bake muri iyi si dutuye. Akenshi tumaze kubona iyo abahanzi benshi bamaze kubona ubwamamare, amafaranga, igikundiro, akenshi umuziki wabahaye ibi byose bawutera umugongo bakigira mu zindi bizinesi. Nyemerera gato nkwibutse bya bihe aho hari abahanzi b'abahanga ariko nyuma tukaza kubura irengero ryabo. Harimo Miss Shanera, Miss Jojo, Elion Victory, Senderi, Rafiki, umuhanzi J Bruce wakunzwe na benshi, Liza Kamikazi n'abandi benshi. Aba kimwe n'abandi ntavuze bagiye bakora indirimbo zigakundwa ariko nyuma gato bakaza kwigira mu bindi. Uyu munsi nyemerera tuvuge ku muhanzi Kamichi, umuhanzi w'umuhanga wakoze amateka ahambaye muri kino gihugu ndetse no hanze yacyo. Umuhanzi wakunzwe cyane mu myaka yashize ndetse n'ubu agikundwa. Umuhanzi wakoze amateka ahambaye. Umuhanzi ufite ubwamamare, igikundiro ndetse n'amafaranga. Umuhanzi urangwa no kwicisha bugufi ariko ukundwa na benshi hano muri Afurika ndetse no hirya no hino mu isi. Nimvuga umuhanzi Kamichi urahita wumva umuhanzi wakoze indirimbo, Ifirimbi ya nyuma, Byacitse n'izindi nyinshi zakunzwe na benshi. Ariko se ubundi uyu muhanzi wakoze amateka ahambaye ni muntu ki? Amateka ye kuva akiri muto ndetse kugeza ubu ateye ate? Abarizwa mu kihe gihugu? Ese yaba agikora umuziki? Ibi byose hamwe n'ibindi utigeze wumva nta handi hizeho kubisesengurirwa uretse hano kuri Murika TV Show. Ni Gerard Uwizeyimana ngo haye ikaze. Ikaze nanone kuri gukora iki kiganiro cyacu kandi cyanyu, mugezeho ubuzima budasanzwe, nkugezeho amateka y'umuhanzi Kamichi, umuhanzi wigaruye imitima y'abantu. Kamichi ni umwe mu bahanzi batanze ibyishimo ndetse akaba yarigaruye imitima ya benshi. Kuva mu mwaka wa 2009 ni umuhanzi wakoze amateka ahambaye. Amazina ye bwite Tabagabo Adolphe. Yavutse kuwa 29 Kamena umwaka w'1985. Avukira mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ise yitwa Ntihinyuzwa Dani naho nyina akitwa Murekatete Emerita. Kamichi avuka mu muryango w'abana benshi kuko papa we yashatse abagore bagera kuri 4. Ngo ariko Kamichi umwana bavukana n'umwe ariko ubu ntakiriho. Yitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Kamichi yize amashuri yisumbuye muri Setandere Kigali. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, umuhanzi Kamichi yerekeje muri Afurika y'Epfo kwiga ibijyanye no guhanga umuziki ndetse n'ubugeni. Dore uko byatangiye. Atangira guhanga yahereye muri korali y'Abadiventiste b'umunsi wa 7 mu Rwanda, i Kigali Remera. Ngo umuhanzi Kamichi mbere yo kwinjira mu muziki nyirizina yabanje kuririmba mu itsinda ryitwaga Hotside, ryabarizwagamo abahanzi batandukanye ari bo Platini, Rafiki, MC Fab ndetse n'abandi benshi. Kamichi yinjiye muri studio bwa mbere mu mwaka w'2004 ajyanye n'itsinda rye. Mu mpera za 2006 bw'umuhanzi Kamichi yavuye mu itsinda atangira umuziki ku giti cye. Indirimbo yasohoye ubwa mbere yitwa Komeza Ubimbwire. Yasohotse mu mwaka wa 2008. Ngo rwari urugendo rurerure ndetse rutari rworoshye. Kamichi yatangiye kumenyekana mu mwaka w'2021 ubwo yashyiraga hanze indirimbo zirimo Mwenyura, Aho Ruzingiye, Ifirimbi ya nyuma ndetse na Byacitse. Kugeza ubu umuhanzi Kamichi avuga ko atazi umubare w'indirimbo amaze gushyira hanze, zaba izo yakoze ndetse n'izo yafatanyije n'abandi bahanzi. Zimwe mu ndirimbo za Kamichi zizwi
kandi zakunzwe na benshi harimo iyitwa Marita, Mwenyura, Zubeda, Aho ruzingiye, Barandahiye, Ngwino ndebe, Umwamikazi, Warambeshye, Ifirimbi ya nyuma, Byacitse, Kapimye, Mayikarabo, Ni Forever, Summer Vibes, Kano Kana ndetse n'izindi nyinshi kandi zakunzwe. Uyu muhanzi Kamichi yagiye atwara n'ibindi bihembo bitandukanye harimo Salax Award, Best Afrobeat na Best Song Year. Kamichi usibye ubuhanga afite buhambaye mu kuririmba, ngo ni n'umwanditsi w'umuhanga cyane, nk'aho yanditse indirimbo zitandukanye harimo iyitwa Umugisha y'umuhanzi King James nayo yakunzwe cyane, Inkoramutima y'umuhanzi Meddy, Umwanzuro ya Urban Boys, Byarakomeye y'umuhanzi Knowless ubarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, Kamere ya TNP ndetse n'izindi nyinshi. Uyu muhanzi Kamichi iyo yandika indirimbo akenshi akunze kwibanda ku ndirimbo zivuga ku rukundo, icyo abenshi bita imitomo. Ni umuhanzi w'umuhanga wakunzwe cyane. Uyu muhanzi mu bihe byashize yavuzwe cyane mu rukundo n'umukobwa w'umuzungu ndetse utuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhanzi Kamichi abazwa aya makuru ntiyigeze ayahakana, ahubwo yarabyemeye, avuga ko bigeze gukundana ndetse bakaza gutandukana. Uyu mukunzi wasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza amasomo y'ubuganga. Uyu muhanzi Kamichi nawe yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nk'uko yabajijwe n'ibitangazamakuru bitandukanye yasubije ko batongeye gukundana. Uyu muhanzi Kamichi ubabana n'undi mukobwa barwubakanye, bakaba batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bahanzi b'abahanga ariko barangwa no kwicisha bugufi. Yakoze amateka atazibagirana, yakoze indirimbo z'ibihe byose. Ni byinshi navuga kuri uyu muhanzi akwira bugacya, ariko nyemerera mpiniraha ngushimira we wari udukurikiye. Naho akagaruka, ciao ciao, Imana ibarinde.